twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya gatandatu gisanzwe, tariki 17 Gashyantare 2026. Bw'amasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya Muyorowa ya Mutagatifu Yakobo Intumwa, umutwe wa mbere, 12 kugeza ku 18. Bavandimwe, hahirwa umuntu uba intwari mu bigeragezo, kuko namara kugeragezwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana asezeranyije abayikunda. Nihagira ubwo mu gishuko ntakavuge ati ni Imana ishuka, kuko Imana idashobora koshya gukora ikibi cyangwa ngo igire uwishuka. Buri muntu ashukwa n'irari rye bwite rimukurura maze rikamwoshya. Iyo iryo rari rimaze gusama ribyara icyaha, n'icyaha cyamara gukura kikabyara urupfu. Ntimukibeshye rero bavandimwe nkunda, icyitwa ingabire cy'agaciro cyose n'ituro rishyitse iryo ari ryo ryose bikomoka mu ijuru ku mubyeyi w'urumuri, we udahinduka kandi ntatume habaho umwijima uturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Ni ku bwende bwe bwite yatwibyariye akoresheje ijambo rye ry'amanyakuri kugira ngo tube imena mu biremwa bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 94. Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ukosora. Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ukosora, maze ukamwigisha amategeko yawe, kugira ngo ahorane ituze mu minsi y'amakuba, igihe umugiranabi acukurirwa imva. Kuko Uhoraho adatererana umuryango we, akaba atareka umurage we. Ubucamanza buzakurikiza ubutabera, ab'umutima ugororotse bose bazamuyoboke. Iyo mvuze nti ntaho mpagaze, ubuntu bwawe Uhoraho burandamira. Igihe impagarara zinyuzuye umutima, ubuhumurizwe bwawe burampimbaza. Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ukosora. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 8, 14 kugeza ku 21. Muri icyo gihe abigishwa bari bibagiwe kujyana imigati, maze bakagira umugati umwe gusa mu bwato. Nuko Yezu arabihanangiriza ati, murabe maso kandi mwirinde umusemburo w'Abafarisayi n'umusemburo wa Herodi. Bo rero batangira kujya impaka ngo nta migati bafite. Yezu abimenye arababwira ati, kuki mujya impaka ngo nta migati mufite? Timurumva kandi murasobanukirwa? Mbese umutima wanyu uracyanangiye? Mufite amaso ntimubone, mukagira n'amatwi ntimwumve? Kandi ntimwibuka igihe manyuriye imigati 5 abantu 5,000, mwakuye inkangara zingahe zuzuye ibisate? Baramusubiza bati, ni 12. Arongera ati, n'igihe manyuriye imigati 7 abantu 4,000, mwakuye inkangara zingahe zuzuye ibisate? Baramusubiza bati, ni 7. Nuko arababwira ati, na n'ubu ntimurasobanukirwa? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Turi kuwa kabiri, aho tuza kuba duhagarikiye icyumweru gisanzwe. Ejo tuzinjira mu gihe cy'igisibo, ngo tuzatangira n'umuhango wo gusigwa ivu, umuhango wo kwicuza, kwegera Nyagasani. Nawe rero Nyagasani aragusaba ko wakwitegura neza, cyane cyane usobanukirwa n'iby'Imana. Iri jambo niwe rigenewe uno munsi nanjye. Na n'ubu koko nturasobanukirwa. Akenshi tujya dusobanya, akenshi kumva iby'Imana, ariko kubera gushidikanya, kunangira umutima, ikaza kurangira koko turi gusobanya. Nyagasani arifuza gutambuka iwawe, nyuma y'ibimenyetso byinshi agenda guha, ariko akabona ntacyo wibwira. Nyuma y'ineza zose Nyagasani agenda kugirira, akabona ntacyo wibukamo. Nyuma y'ibyiza byose uhora ubona mu buzima bwawe, ibitangaza, ariko ukomeza kunangira. Nawe iki kibazo kirakubazwa kiti, na n'ubu nturasobanukirwa? Ingingo rimeze kudufasha kuzirikana kuri amasomo iragira iti, inzira z'Imana ni umukiro. Inzira z'Imana ni nyinshi. Nyagasani ashakisha ahantu hose yanyuze umukiro wawe, ariko wowe ntubasha kubibona. Yavuga iti, umwanzi
agucira akobo, Imana igucira kanzu. Nunabona hari aho ugiye kunyura mu kobo, icyobo kinini, ujye uvuga uti amaherezo Imana ifite uko izabigenza, ubundi ngakira. Umukiro w'Imana utambuka mu nzira zigororotse ndetse n'izitagororotse. Akenshi uzakunda kubona ko Imana inyura izo nzira zose, nanjye kuvuga mbi igambiye kukugeza heza. Ya Mana yandikiye igororotse ku mirongo igoramye, iyo Mana iracyahari, iyo Mana iracyakora. Nawe irifuza kugukoresha, irifuza kukwereka ubuntu bwayo, ariko ikaza gusoza ikubaza uti na n'ubu nturasobanukirwa. Igihe Nyagasani agukora biriya agakora na bino, na n'ubu nturasobanukirwa. Isomo rya mbere twazirikanye ryo mu ibaruwa ya Yakobo intumwa riratubwira umuntu uhirwa ni umuntu w'intwari mu bigeragezo, ngo kuko namara kugeragezwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranyije abayikunda. Amen, amen, amen. Kuba intwari mu bigeragezo, aho se Nyagasani afite uburyo agenda hatunyuza agira ngo duhamye ibirindiro mu kwemera, duhamye ibirindiro mu Mana, tubashe guhamya ukwemera kwacu. Ibigeragezo, ibitotezo n'ahandi hose tunyura, nabwo ujye ubifata nk'inzira y'Imana, kuko Nyagasani hose arahanyura agira ngo adukize. Ese ujye umubona? Akenshi dukunze kwibeshya tukagira ngo Imana iza buri gihe ari uko tumeze neza. Ikimenyetso cyayo ngo nuko turimo mu byishimo, turiho mu mahoro. Nyamara ikimenyetso gikomeye Imana itambukamo niyo mvune, niyo miruho, nako gahinda, aho hose twaburaniwe. Ngiki rero igishishikaje Imana kureba uko tumeze ubuzima bwacu. Iyi vanjiri iratwereka imyitwarire itandukanye imbere y'igitangaza cy'Imana. Nyagasani umaze kudukorera ibitangaza, utubuye imigati akatugera neza mu buzima bwacu, hari igihe aho kugira ngo abe ari we tureba, ahubwo twirebera ya migati tukamera nk'umwana bereka inyenyeri mu kirere, aho kugira ngo abe inyenyeri bari kumwereka agakomeza yirebera urutoki ruri kuyimwereka. Natwe nuko duteye. Iyi vanjiri turabonamo abigishwa ba Yezu bashishikajwe n'inda, umugati, bari kwibaza ku byerekeye n'inda, bishatse kuvuga inda y'abatanze imbere. Ariko Yezu ashishikajwe no kwemera, ashishikajwe n'ubuzima bwabo bwa roho. Nibwo ababwiye ati mwirinde umusimburo wa Farizayi n'uwa Herodi, bishatse kuvuga uburyarya bwabo. Yezu hari igihe abona turi ku nzira dushishikajwe n'umukiro w'isi, ibyo dushaka, ibya mirenge, ibintu byinshi dusabira. Ati turabaho dute, turajya dute, turambara dute, dushishikajwe n'ibintu by'umubiri gusa, inda zacu, nuko agatureba akabona ubuzima bwacu bwa roho bukendereye. Niyo mpamvu dusaba kongera ukwemera, cyane cyane tukamwizera, tukemera ko n'ibyo yabishobora kuko turi kumwe nawe. Utekereze nawe abigishwa bari kumwe na Yezu, ariko kubera gushidikanya no kurarikira ubukungu bw'ino si, batangiye birebera inda gusa, imigati, kuko ngo bari bajyanye umugati umwe. Ati imigati iza kuduhazira ava hehe? Turarya iki? Turanywa iki? Turambara iki? Ngibyo natwe bidushishikaza, ariko tukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana ko Nyagasani atugirira neza n'igihe cyose tutabyiteze. Iri somo ririmo ikibazo cy'uko akenshi tujya twibagirwa, tukibagirwa ineza y'Imana. Nyagasani adukorera byinshi, Nyagasani atunyuza henshi, nta na kimwe tutajya dukorera, ariko twebwe icyacu turashidikanya, tukanangira, ntitwite ku neza ya Nyagasani, tukibagirwa vuba. Hari abantu muri ino si bibagirwa vuba, bakibagirwa neza bagiriwe. Hari neza Imana yakugiriye, hari ibitangaza Imana yagukoreye, ibyo byose warabyibagiwe. Uherutse mu kiliziya uje gusaba Imana uti Nyagasani uzampe kino, uzampe na kiriya, uzampe gutsinda, uzampe akazi, uzampe ifunguro, uzampe icyo nambara, uzampe byose ukabishyira ku rutonde, ukabitondeka. Nyagasani utiburira yagira gutya akabiguhereza, ukazongera kugaruka ari uko bya bindi byashize. Nicyo bita gutera Imana umugongo. Aho nawe ujya wibuka neza wagiriwe, ujya wibuka kuri kumwe n'Imana, ujya wibuka neza Kristo yakugiriye. Kuki se ukomeza gushidikanya? Na n'ubu ntimurasobanukirwa. Iri jambo niho rigenewe uno munsi. Nanjye Nyagasani atwibutsa ibintu yadukoreye byose. Igihe ngaburiye bariya hasagutse bingana iki, igihe ngaburiye bariya hasagutse bingana iki, byose tukagenda tumusubiza. Ariko kwemera kwacu kutarahumuka, ukwemera kwacu kukirimo gushidikanya, kukirimo amakakama, ati na n'ubu nturasobanukirwa. Hari ikintu kigiye gitubaho,
gishobore kuba nawe cyarakubayeho kuko nanjye cyambayeho, uko abantu benshi mu mutwe yacu dukunze kwibagirwa neza twagiriwe. Umuntu watugiriye neza dukunze kumwibagirwa, ariko akantu gace turuko dutatu umubyeyi we, umuntu watugiriye nabi ntago tujya tumwibagirwa. Rimwe na rimwe tunamwandika ahantu ati uyu nguyu dore ibintu yankoreye, ukanandika n'amakosa ye, ukanandika n'ubwo bwose yakugiriye, ati uyu nguyu akesha ubwawe ntitubibagirwa batugiriye nabi. Kuki dutibuka batugiriye neza? Erego nawe n'umwanda uzi guhoza mu mutwe abantu bose bakugiriye nabi, abantu bagututse, abantu bagusitayeho, abantu bakugiriye nabi, akabiri uhoza mu mutwe. Ayo mafoto ari kukwica, ari gukwanduza, niyo gutera gushidikanya kenshi. Ibi wakorewe akajya gusubya uzirikana, hanyuma si byiza byo kuki ibyo utabizirikana. Nguko abantu benshi twiyanduza tutabizi, ariko iyo uzirikana neza bya bibi urabijugunya. Ngiye isuku y'imbere ku rutonde rwawe, muri yakaye yawe uhafite bantu ki? Uhafite abaguhemukiye cyangwa uhafite abantu bakugiriye neza? Nguko natugomba kwitoza kujugunya ibibi, ntago ari ukubata, kwibagirwa inabi, tugahora twibuka neza, kwibuka ubuzima bwa roho, kwibuka ko Kristo adukunda. Icyo nicyo kiruta ibindi byose. Abantu bashobora gukwanga, abantu bashobora kugendaho, ariko suribuka ko muri abo bose ari Kristo gusa ushobora kugusigaraho n'igihe watereranywe, n'igihe uri mu kaga. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trelwe, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore ngo bari bakize cyane, bameze neza. Nuko haza kuboneka umwana wari waracikije amashuri. Uwo mwana yari umukene, ari n'imfubyi. Nuko aza gufata icyemezo cyo kujya gusaba akazi kugira ngo udufaranga azabona byibuze azarebe ko yakongera gusukura amashuri. Ngo yari asigaje imyaka 2 ngo aragize amashuri yisumbuye. Nuko aragenda ajya kuri rwa rugo rw'abakire, maze abasaba akazi, bamuhereza akazi. Wa mwana arakora. Igihe kigeze, rwa rugo koko ruramushima, umwana mwiza. Ntabwo yabaye umukozi gusa, ahubwo yabaye umwana mu rugo. Nuko uyu mwana umunsi umwe kubaza kumukorera umunsi mukuru, yari yageze isabukuru, amukorera umunsi mukuru muri uru rugo. Hanyuma ababyeyi baza kumubaza bati, urifuza ko twagukorera iki nk'umwana wacu? Nuko uyu mwana arababwira ati, umva nacikije amashuri, nsigaje imyaka 2 ngo ndageze. Uko mubajije icyo nifuza, mumfashije ngarangiza amashuri, mwamugiriye neza. Nuko ababyeyi baricara, baza kureba mu bubiko bwabo, basanga ko afite amafaranga menshi yarihira wa mwana iyo myaka 2 yari isigaye. Bafata icyemezo cy'uko bagiye kumufasha akajya kurangiza amashuri, kuko babonaga amafaranga bayafite, ntacyo babuze. Bageze hirya bongera baribuka bati, harya ubu niturimurekura akagenda turasigarana uyu mukozi, nindusigara dukora nk'uko yadukoreraga, turaba duhombye. Nuko batangira kujya impaka z'uburyo nibarekura wa mwana baza kubihomberamo. Igihe kigeze, wa mwana nk'uko bari babimwemereye, ababwira ko agiye kujya ku ishuri. Yabaranasezera, bashakisha uburyo bwose ibyo bamwemereye batazabyubahiriza, barabibura. Wa mwana ajya kuri mama ati, sanga papa agwa amafaranga ujyana ku ishuri. Wa mwana yagera kuri papa ati, sanga mama agwa amafaranga ujyana ku ishuri. Wa mwana ahera muri ubwo, avuye kwa mama bakamujyana kwa papa, papa akamujyana kwa mama. Wa mwana ahera mu nzira. Uko bakomezaga kumurerega, nuko haza kuboneka umuturage abonye iyo mvune umwana ari guhura nayo, iyo bari kumurerega bamuhanahana, umwe amushyira hirya undi amushyira hino. Aza kugira impuhwe wa mwana, afata icyemezo cy'uko agiye kumurihira ya myaka 2 yose. Wa mwana akarangiza kwiga. Niko byaje kugenda. Wa mwana arangije kwiga, ubu yaje kugaruka muri rwa rugo, aje kubashimira ineza bamugiriye, ko ari bo batumye agera kuri iyo ntego yuko yarangije kwiga. Akomeza arabakorera. Nuko igihe kigeze cy'uko muhemba kigeze, arababwira ati, ngewe narinje kubakorera, mbashimira neza mwangiriye, ko mwafashe gutekereza abasha kugera kure, nimwe mwampaye intangiriro. Bababyeyi nibwo baje kongera kwibuka igihe kirekire bamaze barerega wa mwana. Isoni n'ikimwaro birabafata,
ikimono cy'imisa 25 abura aho barigitira kubera ko umwana we abarushije agarutse mu rwego rwo kubashimira kandi barakomeje kumudindiza barakomeje kumurerega. Ibaze nawe uri nk'uyu mugore uri nk'uyu mugabo udafata umwanzuro uhamye udasobanukirwa uhora abeshya uburyarya n'ibindi byinshi cyane warundanya nk'umuyobozi. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Nguko natwe mu buzima bwacu tuzajya dufata imyanzuro. Ukabura umuyobozi ati ejo nzareba, ejo binzabireba, ejo n'ejo bundi nzabireba, kaza kurangira ukomereje muri nzareba, ikaza kurangira nta mwanzuro n'umufasha. Kubera iki? Uburyarya utaniye na Herode n'abafarisayi. Ubwo uburyarya Nyagasani yifuza ko twazinukwa hamwe n'iri somo ry'uno munsi. Kuzinuka uburyarya. Wowe umaze kurerega bangahe? Ni bangahe ujya ubeshya amaguru agahira mu nzira, uri kubeshya abandi, uri kubacunaguza, ukaza kwibagirwa neza wagiriwe. Reka dusoreze ku bintu bitatu nawe biza kugukebura urebe ibyiza byose Imana yagukoreye, ariko kugeza na n'ubu ukaba utarasobanukirwa. Icya mbere uzi kwisuzuma mu ndorerwamo y'umuyobozi, umushefu, umutegetsi, abagutakiye, abagutabaje ushoboye kubatabara cyangwa warabatabye, abagutakambiye warabatabaye cyangwa warabatabye cyangwa warabatutse. Abose wagiye ugirira nabi ku ngoma yawe, ujye uzirikana ngo kuri iyi si ni gatebe gatoki, ntawe utaniye n'abaherode n'abafarisayi. Ubwo bafite uburyarya, kurerega n'ubundi bukozi bw'ibi bwose tujya dukora nk'abayobozi, kandi kwa dufite ubwo bubasha, kwa dufite urufunzo rwo hari ibiryo, nuko Imana ikaguhereza ubwo rufunzo ati kingura ufungure kandi uke gufungurira abandi. Ni bangahe ujya ufungurira? Ni bangahe ujya witaho ukabarihira ishuri, ukabagira neza, ukabakorera neza kandi nta nyungu bitezemo? Aho nawe ntuzajya umera nk'abashefu uti abakozi banjye, ugakandamiza abakozi ugambiriye ko bakungukira aho kugira ngo ubungure ubagirire neza, ugashaka buri gihe ko bagukorera aho kugira ngo ubakorere. Ni bangahe ujya wungura? Ni bangahe ujya uhereza atari uko babanje kuvunika no gukuvunikira? Icya kabiri uze gutekereza ku bantu ugomba gushimira. Hari abakugiriye neza, ariko n'abantu utajya wibuka, babandi bagiye bakuzitira, abakontre succès. Abo ngabo nabo bafite uburyo bagiye bagufasha gutekereza kuzamura imbaraga zawe. Abo nabo gushimirwa. Ujye ufata akanya ko kubashimira. Abandi batumye ibitekerezo byawe bizamuka neza, abandi batumye ukura mu kwemera, abandi batumye uvumbura imishinga utari kuvumbura cya gihe bari gukurwanya. Abo nabo gushimirwa, kuko batugiriye neza, batumye dutekereza ibitekerezo byacu bigera kure ku Mana, kuko inzira z'Imana nyine ari igihumbi, kuko inzira z'Imana nagatangaza. Imana yandikiye igororotse ku mirongo igoramye. Imana ikoresha n'uwo mwanzi niyo ndyarya kugeza igihe usoje urugamba, kugeza igihe ugeze aheza kubera Imana. Icya gatatu twasorezaho inzira z'Imana. Inzira z'Imana ni igihumbi, inzira z'Imana agatangaza. Akesha Imana idukorera ibyiza byinshi ntitubibone, rimwe na rimwe ikanyura ahantu hagoye igira ngo idutabare, ariko we nanjye ntitubibone. Nawe nugera mu byago, agahinda, ishavu, imibabaro, uburwayi budakira, izindi ngorane z'ubuzima, ibibazo byaburiwe ibisubizo, ujye wibuka ko Imana ifite inzira igihumbi, ifite inzira nyinshi, ntaho itanu iri gukiza. Icy'ingenzi nuko ureka Imana igakwigarurira mu buzima bwawe bwose. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.